ntimwishushanye n'abiki gihe tudahwanye, ahubwo duhinduke rwose. Mugomba kugaragaza imibiri ya Kristo nk'iy'agaciro. Mugomba guhinduka. Akasakabare y'isi boite, hari imyambaro y'abisi, hari imyambaro y'ab'Imana. Aha ntabwo ari muri boite, aha si utubyiniro ngo nimuzajya musohoka mugere hanze musomane. No ko turi kuvuga ijoro rya birahinduka, wibitseho iki mu by'ukuri? Ugira basi igipande kimwe cy'ijambo ry'Imana, si ugusakuza. Umwana kubera ububasha muri se gusenga kugira ngo tugire ubusabane n'Imana. Ntabwo dusenga kubera ibibazo, yego nabyo turasenga, ariko icyangombwa twebwe, kuko abisi basenga kugira ngo bagire icyo bahabwa. Niyo mpamvu iyo bagize icyo bahabwa bacukira ku Mana bakagenda, ariko twebwe dushaka Imana kuko ari data. Iyo ubusabane bwamaze kuremeka, ujye umubwira ngo papa. Imana nturabitubamo ibi tubamo. Imana yigeze kunyigisha ikintu cyitwa kubabarira. Haleluya. Turi mu ijoro rya birahinduka. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Wireba ingano yabyo n'uburemere bwabyo. Haleluya. Iri joro birahinduka, kandi koko byatangiye guhinduka. Bambanjirije ndatekereza ko bamaze guhindura byinshi, ariko n'ubundi turaza gukomeza tugendera kuri ayo magambo. Reka tusome ijambo ry'Imana baduhaye cyo kugenderaho, igitabo cya Esiteri igice cya 9 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Iri jambo sinzi ukuntu umuntu ari kuryumva, habe n'urisomye hari ukuntu imbaraga ziri guhita zizamo. Haleluya. Bari bazi ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Haleluya. Iyo usomye ibice bya mbere kino gitabo cya Esiteri, muri Bibiliya haba ibitabo bibiri byitiriwe abadamu. Igitabo cya Esiteri n'igitabo cya Rusi. Rusi batubwira ukuntu yari umunyamahanga aza gushakwa mu Banyesiraheli. Esiteri nawe yari umunyesiraheli aza gushakwa mu banyamahanga, kubera umugambi w'Imana ku muntu. Haleluya. Umugambi w'Imana urakomeye cyane. Hari igihe Imana igutekereza kuzakubikamo impinduka cyangwa kuzagukoresha impinduka, ikabicisha mu nzira umuntu adashobora gutekereza. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Yeremiya, ijambo ry'Imana rivuga ku gice cya mbere, haravuga ngo hepfo ku murongo wa 4 ngo nakumenye ntarakurema. Haleluya. Mu nda ya nyoko kandi ndakweza. Ikintu nagushiriyeho ngo nagushiriye kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe ko ku Mana tutari impanuka. Uburyo ubwo ari bwo bwose waba warabayeho, uburyo bwose ubwo ari bwo bwose waba utuyeho, ntabwo uri impanuka. Haleluya. Uri umwihariko ku Mana, uba wavuye mu mugambi w'Imana, kandi Imana ikuremera kubw'intego runaka. Ukusa, ukuresha, aho wavukiye, uburyo uvuga, uburyo ukora, uburyo uhagaze, byavuye mu mugambi w'Imana. Ndashima Imana ko yaturemye tutari imfabusa, yaturemeye intego yo kugira ngo dukore icyo yagambiriye mu buzima bwacu. Haleluya. Hanyuma umugambi w'Imana warantangaje cyane.
Imana ihita itegura Vashiti uburyo azasuzugura umugabo we. Umwami Ahasuwerusi ategura ibirori. Natangaye, ibirori byatwaye iminsi 180. Ni ukuvuga ngo byari ibirori amezi 6. Byari bikomeye kuko umwami ngo yari yabiteguye ashaka kugaragaza, kwerekana imbaraga ze, kwerekana ubwiza bw'umugore we. Yari yabiteguye kubw'impamvu, ashaka kubereka intwara afite, ashaka kubereka imbaraga ze. Ibyo birori byamaze igihe. Hanyuma mu minsi 7 niyo yari yateguye kwerekana ubwiza bw'umugore we. Vashiti umwami amutumyeho ngo aze, ngo ahita amubwira ngo ari kumwe n'abandi. Hari umuntu uherutse kutubwira, aratubwira ngo rimwe na rimwe ikintu kiri mu gutuma abagore n'abagabo bashwana, badivorsa, ngo umwe ari mu kuba mu bye undi mu bye. Murabizi ko na Eva kugira ngo abashe kuzana umuvumo mu rugo, yari yatandukanye na mugenzi we. Aho bagombaga kuba hamwe, aho bagombaga kuba barindiye presence y'Imana, aratawanyika. Arangije aramuzanira ngo akira aryaho, kuko yari yamaze gushukwa n'inzoka. Aha rero Vashiti nawe kubera agasuzuguro ngo abwira umwami ngo nanjye ndi mu birori. Hanyuma ngo kubera ko ari itegeko ryashizweho ritashoboraga gukuka, ngo ahamagara abacurabwenge, ahamagara abanyabwenge, arabaza ngo none bigenda bite ko Vashiti akoze iki kintu? Baramubwira ngo Vashiti agomba kuvaho. Mani tubabarire, agomba kuvaho, ntagomba kuguma kuri iyi ngoma. Ahananije wowe umwami bikugendekeye gutya, noneho twebwe abacu bizagenda gute? Ndi kwihuta cyane. Hanyuma niko gutoranya Esteri, umwana w'imfubyi. Umugambi w'Imana ni mwiza. Haleluya. Mana, ibyo wifuza kungirira ni byinshi, ibyo ungambiriraho ni byinshi, ni iby'igiciro cyinshi. Haleluya. Hanyuma Esteri amaze kuza muri uru rugo rw'umwami Ahasuwerusi, ni byinshi umuntu yabisubiramo. Bibiliya ivuga ngo Moridekayi yabaga ku irembo. Benshi bagenda bamusobanura gutandukanye, benshi bakavuga ngo yari iki, yari umuzamu, yari iki. Abandi bakavuga ngo yari maneko. Abantu bagenda bamusobanura kwinshi. Hanyuma Bibiliya itubwira ko Hamani ngo yahoraga atambuka, abandi bakamuramya, abandi bakaba bamwunamira, ariko Moridekayi ngo akanga kuramya. Haleluya. Hari ibintu bikomeye bari bibisema Abanyesiraheli, bari bibisema amategeko y'Imana. Haleluya. Bari bibisema ubuhanuzi bw'Imana. Iyo usomye kuva 20:3, reka wenda niba abari muri kabine barimfashe kurishiraho, uburyo bari baratojwe ko batagomba kugira indi mana. Haleluya. Mumvugire ngo Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni, Imana. Haleluya. Ubuzima bwabo bagenda aho bagendaga hose. Iyo nsomye inkuru ya Daniel na Sadraka na Meshake na Abedenego, bageze muri ico gihugu nabyo sinzi impamvu babatangaga kuramya ibishushanyo, sinzi impamvu bashakaga kugira ngo ibyo barya bibe byacishijwe batereke bica munsi y'ibigirwamana, sinzi impamvu. Ariko Imana ishimwe ko bari barabise amategeko y'Imana. Haleluya. Bijya vuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iryo jambo bararigendanye aho bagiye hose. Aho babaga bari mu bunyage bahoraga babwira umutima ngo mutima we, hari ijambo, hari itegeko tuzi rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Komeza hepfo papa. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Haleluya. Moridekayi yibuka ko hari iryo jambo bagendana, hari itegeko bagendana rivuga ko nta kindi gishushanyo, nta yindi shusho igomba kuramwa ku Imana ya Isiraheli. Haleluya.
ukuye imana ya Isiraheli ariyo mana yonyine yo gupfukamirwa, ariyo mana yo kuramya, ariyo mana yonyine yo gucishwa, ariyo mana yonyine yo kunamirwa. Iryo tegeko yararibitse mu mutima. Bibiliya ivuga ngo bibabaza Moridekayi kubera kuri ya Muyuda, kuko ngo yarabaririje ngo aza kumenya ko Moridekayi ari umunyesirayeli, ari umuyuda, ngo biramubabaza. Natekereje kubera makuru aba bahamani nabavukaga kuri Esawu. Esawu murabizi ko Yakobo yamuriganyije kubera yanzika yari kibarimo. Hamani aravuga ngo uru ni rwa rubyaro rwaturutse kwa Yakobo, niko kandi gongeye kuzana gahunda yo kutandamya. Ngo ahita avuga ngo nta kindi kigomba kuba. Ngo aje imbere y'umwami aravuga ngo aba bantu tujya dushyiraho ibintu bakanga kubyubahiriza, bagomba gupfa, ubwoko bugomba gupfa. Ariko umwami ntiyahita bitahura ko ari iyo mpamvu, iwagira ngo ni ibisanzwe. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo hanyuma Moridekayi amaze kumenya ko itegeko ryashyizweho yuko abayuda bagomba gupfa, ngo yambura imyambaro, ngo yambara ibigunira. Haleluya. Arirabura mu maso. Moridekayi ugereranywa n'ishusho ya Kristo. Kristo wambuye umubiri w'ijuru, Kristo wambuye ishusho y'ijuru, akemera kuza kwambara umubiri. Natangaye igihe mwene data yabivugaga narushe ndaseka, ndavase uyu muntu twarimo dutegurira hamwe. Amagambo menshi nayaretse kubera iyo mpamvu. Kristo yambuye ubumana, arabwambura, aramanuka. Haleluya. Yambara umubiri. Hanyuma Bibiliya tubwira ko baje kubwira Esiteri amakuru y'ukuntu Moridekayi yambaye ibigunira, kugeza igihe yamwohereje imyambaro biranga, yanga kuyambara. Aravuga ngo icyo si ikibazo, si imyambaro, ikibazo si oya, hari ikintu kitagenda. Ese iyo wumvishe hari ikintu kitagenda ujya ukora iki? Ujya ubigenza gute? Ujya wifata gute? Iyo wumvishe inkuru itameze neza wifata ute? Niho Moridekayi yamutumyeho. Iyo usomye ku bice bitatu, ibice bitandatu kuri bitanu, haravuga ngo bukeye ku munsi wa gatatu Esiteri yambara imyambaro y'umwamikazi ajya mu rugo rwe. Mu bice bine niho havuze ukuntu yahise amubwira ngo kuko ibice bine ku murongo wa 14, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabagwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aho icakwimitse aho ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Esiteri yaramusubije aramubwira ngo igihe ndimo ntago byashoboka ko nje imbere y'umwami, maze iminsi 30 ntagera ku mwami, nibishoboka nta wapfa kwijyana imbere y'umwami. Moridekayi abona Esiteri yaradamaraye. Haleluya. Aramubwira ngo nubwo wakwicecekera, nubwo watuza, nta kizabuza abayuda gutabagwa. Reka nkubwire, nubwo ujya usa nkaho iby'Imana ntacyo bikubwiye, hari abantu bahagaze, hari abantu babereye Imana maso, hari ababereye itorero maso. Ariko icyatumye umenya Yesu nk'umwami n'umukiza, icyatumye ugira amahirwe yo kumenya Imana, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Bibiliya ivuga mu Bafilipika ngira ngo 2:14-15, haravuga ngo nimwitotombane, ngo mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe cy'ubugogi kigoramye, ngo abo mubonekeramo nk'amatabazi. Haleluya. Tugomba kugenda turitabaza mu gihe cy'ubugoryi, mu gihe cy'umwijima, tuba abana b'Imana batagira inenge. Haleluya. Tuba abana b'Imana batagira inenge. Hari byinshi siri kugutegeka gupfukama
bagiye babivuga. Natangaye ndavuga ngo ese Moridekayi wananiwe kugira gutya gusa, sibyo? Gutya gusa, ariko twebwe bari mu kukuzanira inote ya 5 umuntu akimura Imana. 5 dufite ubuhamya bw'abadamu benshi. Uyu munsi umugabo aramwanga, ari umudiyakoni, ari umuprotokole, ari umwinginzi, akajya mu bapfumu bakamuha imiti. Ntabwo nari nzi ko mu by'ukuri bino bintu bihaba. Naratangaye. Umuntu yambwiye ubuhamya w'umudiyakoni, yari yaragiranye ikibazo n'umugabo, batumvikana n'umugabo, bajya ahantu ngo bamuhereze imiti, ngo baramubwira ngo ujye ushyira ibi bintu mu musego ngo umugabo azahita agukunda. Nta yindi Mana yonyine ikwiriye kuramya, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nubwo bitagenda, nta bwoba bw'ibihe. Nubwo bitasa neza, nubwo abantu bose bakuvaho, nta bwoba bw'ibihe. Nta munsi n'umwe duteze gupfukama ngo turamye, ntibishoboka. Amakuru yabo ni maremare kugeza igihe Esteri yavuze ngo noneho nta kindi nakora, reka noneho reka dusenge. Haleluya. Ujye ukora ikiyo byakomeye. Aravuga ngo noneho mugende mufate iminsi 3, natwe tuyifate amajoro 3 n'amanywa 3, dusenge twinginga Imana. Nta kindi kintu gishobora kukwinjiza muri iri jambo turi kuvuga, ijoro ry'impinduka, n'ubuzima busenga. Reka mbabwire, abantu bagize ubute, ntimureba ko muri kujyaho cyangwa mukavuza induru. Umuntu ashobora kwibeshya ngo mujye musenga. Muranyihanganira? Abantu bose ngo umuntu ari mubisi atarasenga, kuko gusenga si umwambaro twambara mu gihe cy'ibibazo. Si ikintu tugaragaza ngo abantu bamenye ko turi abanyamwuka, ngo abantu bajye bankomera amashyi ngo ndi umunyamwuka. Gusenga, impamvu dusenga twebwe, dusenga kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana. Kuko ntabwo dusenga Imana kubera ko hari ibyo tuyikeneyeho, kuko ijambo ryaravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Muri make, iyo ubusabane bwanjye n'Imana bwabaye bwiza, ntabwo navuga ngo mubwire ibiremereye umutima, nubwo avuga ngo rera Yesu arabyumva. Mubwire iby'abanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Iyo ubusabane bwamaze kuremeka, ujye umubwira ngo papa, papa, papa. Si ugusakuza. Umwana kubera ububasha azi muri se, gusenga kugira ngo tugire ubusabane n'Imana. Ntabwo dusenga kubera ibibazo, yego nabyo turasenga, ariko icyangombwa twebwe, kuko abisi basenga kugira ngo bagire icyo bahabwa. Niyo mpamvu iyo bagize icyo bahabwa bacukira ku Mana bakagenda, ariko twebwe dushaka Imana kuko ari data. Hanyuma umwana muto, n'ubushize narabivuze, dufite umwana w'imyaka 8 biga ahantu muri Cambridge. Bajya bagira rimwe na rimwe ibintu by'amasorti, bakajya za France, bakajya za Belgique. Ubu bari bafite gahunda y'urugendo rwa France. Hanyuma kubera ubusabane bw'umwana n'umubyeyi, mu by'ukuri abantu baba barabishuriye minervare menshi. Ejo ndaratubwira ati papa na mama murabizi, ndashaka ko munyishura trip. Angahe papa?
aravuga ngo ngewe ni 4,000 by'idolari na mushiki wanjye ni 4,000 by'idolari. Ibihumbi 8. Turamuga none se ko ntaya buse ngo mwabura 8,000. Kugenda gusa gasura akahita garuka nk'ibyumweru nka 2 gusa bakamuzerereza bakagira guti 8,000 ni hafi miliyoni 10. Ubuse ngo 8,000 koko ngo papa ngura yabuze. Buri gitondo bijya iyo tubyutse ajya mbaza ngo mama ngo za faranga se ntabwo ziraboneka. Kubera iwe kubera ubusabane bwa nyina na se, kubera ukuntu abafiteho uburenganzira ntabwo nono ibaza tubwira turi abantu badashoboye. Nono Imana rurema umuremyi, Imana ishobora byose. Imana yaramye ijuru n'isi. Mumvugire ngo Imana ishoboye byose. Imana itari bayari, Imana itari igipupe, Imana izivuga bikaba. Imana ni Imana. Gusenga rero ntabwo ari akantu dukora mu gihe kabaye ukuntu. Gusenga ni ubuzima. Bizivuga mu Batesalonike ngo musenge ubudasiba. Gusenga ni impumeko, nka kurya udashobora kurara udahumetse. Witse umwuka ukazamura, witse umwuka. Gusenga ni ubuzima bw'igihe hari ibibazo, bw'igihe budahari, kubera ko ico twifuza ni ugusabana na papa. Hanyuma twamara kumwiyegereza ukamubwira ngo papa umva uko bimeze. Umwana ajya itareba hejuru bari guhingana ba nyina mu murima w'ibijumba ngo papa ngo uzangurire indege nkiriye, kubera ko mwizeyemo imbaraga. Semene amen. Amwizeyemo imbaraga kandi kijya kinyereka ko harimo imbaraga zikomeye. Tekereza Esther wagiye ku mwami, umwami ahita amutunga gukinywa atari mu gihe, kubera ko ise feva yase yamutunze ku mwami. Umwami aremera. Buriya si umwami wemeye, ni feva iva mu kubana n'Imana, feva iva mu gusa, feva y'Imana. Mana ishimwe ko gusabana nayo bitajya bireba umwana cyangwa umukuru. Muri byo yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera ku Mana, ngo agakomanga, ngo ashaka kureba Imana. Aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Mana ishimwe ngo azafashwa no gusenga, ngo umutima gusenga icyo bita bikora, ngo umutima ujye uhita utuza, ngo umuco ukaba mwinshi. Uzi impamvu abantu bamaze kwiyahura buri munsi barimo kwiyahura? Bataye ibihe byo gusenga bajya mu bihe byo kuboroga, tukagira ngo abantu bari gusenga. Kuko Yeremiya aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibiruhije bikomeye utabasha kumenya. Izi kwereka ikakubwira ngo dore danje, ukabwira ngo baba we nisaidiye. Hingira. Ariko kubera ko abantu benshi ari abatera biraka, niyo mpamvu kwiyahura biri hafi. Abantu benshi n'abatera biraka agenda gusaga kubitari uko akantu kagaragara nibyo, akandi kashaganya kajya. Ariko iyo ubuzima bwose busenga n'urukingo nk'izi ndwara bari kudukingira, iyo akantu kakuguyeho gikajya gafata mu bugingo. Ariko abatera biraka bahora n'inzara. Umuntu ufite salary ya buri munsi arahaga, ariko umutera biraka nyakabyizi imvura yaguye akaburikira akabajya birwa ubusa. Ariko kubera ko gusenga kwacu guhoraho, niyo mpamvu tudahungabana. Imirabiraza nigira ikimara kuko nubatse kwibuye. Semene amen. Babyeyi rubyiruko ba papa, dushaka ubusabane bwacu n'Imana, kubera ko ni ubutunzi bukomeye kurusha ifeza n'izahabu. Ubutunzi bwo kugira Imana, ubutunzi bwo kubana n'Imana.
Moridekayi arayibwira ngo reka dufatikanye twese Esteri we. Esteri akavuga ngo nakuamini baba, nakuamini Mungu mwenye nguvu. Nabo Mungu mwenye nguvu abayuda bose barazamura. Imana ishimwe. Jambo rye rinezeza mu byakozwe n'intumwa. Koroneliyo ngo isengesho rye n'ubuntu bwe ngo byazamuka imbere y'Imana kubugwibutso. Ariko uzi gusenga kugeza igihe ukora antene. Urwibutsa gutya rukazamuka imbere y'Imana. Imana ikavuga ngo Koroneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe papa. Ujye ugira ngo umuntu yagira urwibutsa asenganya kabyizi. Mana utwigishe gusenga. Bigeze kubwira Yesu ngo watwigishe gusenga nkuko Yohana yigishije intumwa. Ngo aramubwira ngo nimusenga, arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buse. Haleluya. Imana ni data wa twese. Ntawe Imana yahejweho. Njya mbwira abantu hari inkuru nigeze kumva. Umudamu wahoraga arwaza umwana ngo agahora ajya kwa pasiteri. Simuzi ko ariko birivuga ngo bahamagara abakuru b'itorero bamurambike ibiganza. Yarwaza umwana buri joro agafata nk'iminota 30 ajya gushaka pasiteri. Ngo bukeye umwuka aramubwira ngo urwo rugendo rwo kujya kureba pasiteri yewe ndi hafi, mpamagara gusa ngo ukirize umwana. Tube mu buzima bwubakitse bwuzuye. Haleluya. Uhamagara ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buri mu isi buruzuye, ariko iyo tubuhamagaye tuba dushaka ko budukoreramo. Ubwami bw'Imana bwicare mu mitima yacu. Muri mbyaremze ngo ngwino ube mu mutima wanjye, wibonere mu buturo. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wiboneremo. Ibihe byo gusenga bituma Imana ibona ubuturo muri twe. Haleluya. Aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo data tubabare ibyaha byacu nkuko tubabarira abandi. Ntambwe zo gusenga ntushobora kumvigwa ufite ibyo uhambiriye muri wowe. Hari umuntu werutse kutubwiriza aratubwira ngo nuja gutura ituro ukibuka ko hari mwene so hari cyo mupfa, ngo usige ituro ngo ubanze usubire ujye kwiyunga nawe, ngo hanyuma ugaruke umusaba imbaba uture. Aratubwira ngo iyo bamanukaga baje ku gicaniro ngo bakoreshaga iminsi 5. Ibaze gukoresha iminsi 5 muri ugo rugendo ugiye gutura, ugahita wibuka umuntu mugize icyo mupfa, ngo ugasiga ryatura ukongera ukazamuka indi minsi 5, ukongera ukamanuka indi minsi 5, kugira ngo uture itura iminsi 15. None byarakunaniye ari iruhande rwawe kumubwira ngo sorry byaranze. Abandi bageze akoresha iminsi 15 bataratura ituro kubera ko gusa yibutse uwamugiriye nabi. Ariko amaturo menshi, amaturo si amafaranga, amaturo ni imibiri yacu, amaturo ni igikorwa cyose cyo kuramya. Niwibuka gusa uri guhibuhe nk'ibyo, uzabanze ukemure kugira ngo isengesho ryawe ritagira inkomyi. Amen. Ndabizi ko aya magambo abagoye, ariko nta kundi. Hanyuma barasenze. Imana ishimwe ko yumvishe gusenga kwabo. Haleluya. Imana ishimwe ko yumvishe gusenga kwabo. Muririmbyi yarembye ngo hari kurira kwarari umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Igiti Hamani yari yamanitseho kugira ngo aze kumanikaho Moridekayi nico yagiyeho. Haleluya. Ni nka kwa kundi ubwo Satani bahavuze cyane, muri Luka niho azavuga cyane ngo amutega ikindi gihe. Ariko hashimwe Kristo. Haleluya. Ubwo Satani yari yaragambiriye ko azamutegera ku musaraba, nawe niho yamuneshereje ku musaraba. Yamaze gupfa baramuhamba, ngo ageze kuzima mwakura urufunguzo, akingura ibituro by'abera, barazamuka, azamuka n'itsinzi. Satani aramwara. Ku musaraba duhererwa intsinzi ikomeye. Imivumo yose n'ibindi byose twabikuweho kubera umusaraba. Paulo haraho yigeze kuvuga mu Bakorinto, aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebweho n'ubugingo. Amen.
hanyuma natekereje urundi rugero rw'abandi bagabo turi mu ijoro rya birahinduka. Haleluya. Hamani yari azi ko ari ugiye gutambagizwa, ari ugiye kugezwa mu gihugu akavugwa neza. Imana ishimwe ko yatumye umwami Ahasuwerusi abura ibitotsi, ngo arebye mu gitabo yabuze ibitotsi, ngo asanga umuntu wamugiriye neza wamuburiye hari abagabo babiri bari bashaka kumwica. Ngo arabaza ngo uwo mugabo hari icyo yakorewe se, hari agashimwe se yabonye? Ariko Imana we, mumvugire ngo Imana ijya ibuza ibitotsi. buriya Ahasuwerusi yabuze ibitotsi kugira ngo asome byagenze gute mu by'ukuri, ariko kubera umugambi w'Imana ukomeye wari urimo wiruka gusa kugira ngo abayuda badatsembwaho, wari urimo wiruka gusa umubuza ibitotsi. Ugeze igihe Hamani yavuze ibintu uwo muntu agomba gukorerwa, azi ngo niwe ugiye kubikorerwa, aravuga ngo udakuyeho na kimwe ngo uyu Moridekayi bimukorere. Agenda amutambagiza ngo dore umwami akunze kubaha, dore uko bajyamugenza. Birahinduka. Haleluya. Bijya bihinduka. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 3 murongo wa mbere bavuga ngo umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo simbusubiramo cyane, hanyuma reka nsimbuke kuri 13. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashira umwami. Nebukadinezari arakabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Kwakuramya n'ubu kuragarutse. Nuko none nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambura n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemerera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunya mu itanuro ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ariko Satani azayiyemera. Imana ishimwe kwizitsinda amaboko ya Satani. Ngo mbese Imana iri bubakize. Araho muri Yohana 19:11 hazavuga ngo Pilato ukuntu yabajije Yesu, ngo Yesu aramwihorera, ngo aramubwira ngo ntuzi ko mfite ububasha bwo kukubamba cyangwa nkagukiza? Ngo Yesu aramubwira ngo ntacyo wabasha gukora utahawe ububashwa n'ijuru. Ijuru niryo ryaguhaye ububasha, ntacyo mwari gukora. Yigeze kubwira Petero ngo sigaho, kuko iyo mbishaka mba nahamagaye legiyoni 12. Legiyoni imwe yari igizwe n'abasirikare 6,000. Ibaza 12 ingabo 72,000. Ahantu zateye urabona ko zitarwana. Imana igira ingabo. Imana igira ingabo. Yesu aramubwira ngo Petero reka dusohoze icyo Imana yagambiriye, reka kuko iyo mbishaka nona nari guhamagara 12 ingabo 72,000 nona bigahita biza, ariko ntibishoboka. Reka tugere ku cyo Imana yagambiriye. Haleluya. Reka tugere ku mwuzuro w'Imana. Hanyuma Yesu abwira Pilato ngo wewe se ari cyo wakora? Wewe wambamba se cyangwa ukamba? Impamvu zose muri kuvuga ngo cishwa aha, mwanyambise ikamba ry'ama, mwanyambise umwenda w'umuhenge, impamvu muri kubikora hari ububasha bwavuye mu ijuru. Kuko iyo data ataza kubaho ububasha ntimuba mwankozeho. Nari mfite imbaraga, niko njya ntekereza, nari mfite imbaraga zo kubahindura udushishi. Izo mbaraga ndazigira, guhita mvuga ngo hinduka udushishi nari nzifite, ariko ubwo bubasha bwo kugira ngo mumfate bwatanzwe n'ijuru. Amen. Hanyuma uyu mwami aramubwira ngo Nebukadinezari abwira Saduraka na Meshake na Abedenego, ninde wabongoje? Ninde wabakiza amaboko yanjye akomeye? Ninde? Hanyuma njya nezego ukuntu bamusubije 16:3-16. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko abahungu reka tubakomera amashyi. Haleluya. Ngo Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko abahungu reka tubakomera amashyi. Haleluya. Ngo Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko abahungu reka tubakomera amashyi. Haleluya. Ngo Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko abahungu reka tubakomera amashyi.
nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Kubera iki? Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Mwumva ahantu hajya hanezeza, ariko naho itadukiza Nyagasani, umva uza ahantu tujya tugarukira twijeje abantu gusa ko Imana igikora, tukanga kwishyiraho kariya kantu kavuga ngo nubwo. Siho twese twagarukiye se? Uzareba umuntu ajya arwara yatinda gukira, abantu bamubwira ngo reka dusabe ubushake bw'Imana, ngo mbabarira ngo Imana ishobora guhita umwica. Ariko ndabizi uwo bahanura bakavuga ngo Imana yavuze ngo ku bushake bwayo ugiye kumera gutya, ukuntu kuri negative, ntabwo wazongera kugaruka, ntabwo wagaruka. Buriya ubushake bw'Imana buraremereye. Haleluya. Urashaka ko bihinduka, ujye wemerera ubushake bw'Imana, kuko bari bibitsemo ijambo muri Yesaya 43 kavuga kuri 2 ngo nunyura mu mazi, nuca mu muriro. Ibyo bipande bari babifite, bari babyibitse. Ariko ko turi kuvana ijoro rya birahinduka, wibitseho iki mu by'ukuri? Ugira basi igipande kimwe cy'ijambo ry'Imana. Birigivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo nagucumuraho mu ntambara ndarifite. Rivuga niba umuntu angiriye nabi singomba guhora. Rivuga ngo niba umuntu ambwiye nabi singomba kumusubiza nabi. Rivuga ngo sinkitura umuntu nabi, undenganya musabire umugisha simuvume. Ariko dore bice amaguru, temaguru umutwe. Ariko Imana, mumvugire ngo Imana itari baya. Yesu wavuze ngo Mana ubababare kuko batazi icyo bakora. None we abantu gusa warishe waramaze. Ndatekereza ko bano bahungu iyo baza gusenga bakavuga ngo Mana uriya mwami umugire gutya, byari gushoboka kubera kwizera bari bafite. Ariko ntaho turumva haba ba Daniel haba ba Saduraka basaba bavuga ngo Mana uriya mwami umukureho, ntaho. Ariko mwebwe mujya mwipe gute ujye ufata uburenganzira ukajya wica umuntu Imana yaremye, ngo umuteme ijosi, ngo ubugire gute, ugafata amabuye ngo uri kubatembagaza ngo Ariko Imana ya Aburahamu na Isaka yarumiwe koko, yarumiwe pe, yarumiwe. Dufite abakristo benshi babicanye kandi bakica batazi uko bari kwica. Ejo bundi mperutse kumva ni ijambo ndi gutegura nzabwiriza ku cyumweru, rivuga ukuntu Umwuka Wera azadufasha gusaba neza. Noneho ntekereza ukuntu Salomo we yasenze neza agasabira ubwenge, hanyuma Herodiya umwana we ngo abyinya nejeje Herode, ngo Herode aravuga ngo ngira icyo usaba kuko watunejeje muri anniversary kabisa nta kutagize. Ngo abajije nyina ngo ahita amubwira ngo baguhe igihanga cya Yohana kumbe. Gusabana ubu hari abantu bazanye ibihanga muri uyu mugoroba ngo Mana mpa iki gihanga. Ibihanga gusa ibihanga. Uzabice bamenye ko nkugira, uzabateza ibibyimba bamenye ko ngira, ibyo bibyimba bibasubireho. Muzi ko abakristo ari ubuzima. Twebwe ngo iyo tugize neza kuwa tugiriye nabi ngo tuba tumuruzeho amakara yaka. Si amakara ye ngaya y'imbabura, ni umutima umucira urubanza. Ukamubwira ngo nubwo umwanga ariko ajya kugirira neza. Si amakara abantu bajya bitagira ngo ni amakara, ngo Mana ngo umwakirizeho amakarashe. Aya si amakara. Iyo tugize neza bituma umuntu agira umutima umwigisha, ukamuhagaramo ukamubwira ngo icyo ukoze si cyo. Ineza yacu twebwe niyo makara. Ako kantu murakumvishe? Ineza yacu twebwe kubanzi na makara. Ineza.
niba ari iby'Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe. Nababwiye ngo abantu bajya hagarara ku kambere, fire 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 fire. Aka kabiri ba wapi? Aka kabiri ntukoreho. Dumaze gutunga amadivorce, umuntu basige bakoraho, kandi yaravuze ngo ikizamutandukanya ngo ni urupfu. Bakubita gusa urushira umwe, akabaragiye kabaragurutse. Uzindahira uvuga ngo ikizantandukanya nawe ni urupfu. Mbese bishatse kuvuga ngo udushu uzatwihanganira, utugera uzatwihanganira. Urupfu iyo bigeze mu rupfu biba bikomeye. Ye baba we, murankunze mbese ukuntu muri kundeba. Reka nze ndangize kare, ntabwo bihura pe, mwihangane, ntabwo byahura nyine ndabizi, ntabwo byahura. Bigivuga ngo murasaba mugasaba nabi ngo kuko mushaka kubyayishira rijyanyu. Mbese kamere mugashaka ngo ayizikomeza ko bakora ku mwuka, umuntu wese akajya yumva n'inkuru bamukojejeho. Iyo ukoze ku kintu cy'umwuka ngo umwuka umere gutya, abantu baracyanga, ariko kamere nituvuga ngo kamere yishimye. Nubwo twatabwa mu muriro, ntabwo twakorera izo mana zawe. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo baguta mu muriro ntugakorera imana z'abanyabyaha. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsura, ategeka ko bayenyegeza itanura ngo rirusheho uko rikwiriye kwaka karindwi. Nebukadinezari abarebye aravuga atari ko abatipi ngo mwenyegeze itanura. Hari igihe njya ndeba nk'iyo shusho mpagaze nko hejuru bari kwenyegeza itanura, ari ngeri rindiriye. Mwenyegeze, mushiremo inkwi neza, mwongere mukubita umuriro mwinshi, kubera umujinya. Uzi kwatsa itanura ufite umujinya ufite. Ndatekereza ko umuntu iyo agiye kwicundi ntaba afite kumukinisha, aba yamaze gufata umujinya. Baravuga ngo iryo tanura mwongere muryenyegeze cyane, muryenyegeze. Hanyuma maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babashugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babashugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari igikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bateruye Saduraka na birabica, birahinduka. Vuga ngo birahinduka. Uzi ikibazo dufite, ntituzi kwakira ubushake bw'Imana. Ngo ugire amahoro mu kibazo, utegereze Imana, utegereze ijwi ry'Imana. Nubwo byatukura tukutuku, nubwo byamera gute, ijwi ry'Imana rirabirusha. Kubera ko hari itegeko ry'ikubago rivuga ngo mutema vuba, mugire vuba, mukore gahunda vuba. Ngo ibirimo by'umuriro bita bikurura babagabo ngo barapfa, babashugunyamo baboshe. Bigivuga ngo umwami arungurutsemo ngo asanga harimo abagabo bane. Ngo aragaruka arababaza ngo hajya twashugunyemo abantu bangahe? Ngo 3. Ntibari baboshe, ati mbonye babohoye ko baragenda, kandi uwa kane afite ishusho y'umwana w'Imana. ariko reka nkubwire, niba wiringiye Imana yawe, niba ugira Imana, niba ukorana n'Imana, hari indi shusho muba muri kumwe utareba. Hari indi shusho ibana nawe.
niyo mpamvu ijya iguhekaho bikomeye ugakomeza ukivovota mu mugongo w'Imana ngo Mana warantaye. Uri mu mugongo kuko ikuretse yaryama twashira, habe no guhumbya twashira, ikaguheka ukajya ugenda utonganira mu mugongo wayo iguhetse. Ariko Mana ngo warantaye, yaguteruye, yakureka wabaho se? Yakureka wenyine uzi ukuntu wasara? Ibaza ibintu maze iminsi ucamo, kuki utahahamutse, kuki utasaze? Ni ukuri mu mugongo w'Imana. Imana iraguhetse, iri gutambagira mu muriro muri kumwe. Kandi reka mbabwire, abanyamahanga bazi neza kubana n'Imana. Muri byaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, ngo bose bazamenya kubana nayo, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. Haleluya. Hari ibyo Satani ngiye guteza, izi kuri butezuke. Abantu bakavuga ngo arapfa nawe, arapfa uyu mwaka ntazabaho, arapfa. Akwa kundi babonye yanzokiriye Paulo bati none uyu warapfa kindutse. Ariko abantu bakabona gusura agenda wuzuye amashimwe, ukagenda wuzuye indirimbo, ukagenda wuzuye kuramya, ukagenda wuzuye indimi, kubera ko hari ishusho y'uwa kane. Kandi Imana ishaka igiye ibereka, kuko umwami si we wari kwerekwa, ariko Imana yahise imuhumura amaso aravuga ngo uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Uwa kane ishusho nabonye ntabwo ari iya hano, ntabwo ari umuntu. Ariko Yesu arakomeye. Yesu wagezemo abahambura imigozi bakajya bagenda, birigi vuga ngo bamaze kubakura mu itanura, ntabwo imyambaro yabo yigeze nuko umwotsi, nta umusatsi. Tekereza umuriro mu musatsi, tekereza imyambaro mu musatsi. Bishatse kuvuga ngo abambaye Kristo, abari kumwe na Kristo, iyo tuvuye mu ntambara nta rwavumba, nta magambo, nta ntonganya, nta rusaku. Ubuzima bwacu buhora bwera. Haleluya. Magambo yacu mu ntambara ahora ameze neza, sa amagambo acumita, sa amagambo yangiza. Ugasubiza umuntu neza kandi azi kugiye kumwica n'amagambo. Ako kajya ngo hamwe n'Imana yanjye nzakomera nkora iby'ubutwari. Ukavuga ngo hamwe n'Imana yanjye niringiye, Imana izanzamu, hamwe n'Imana izansindishiriza. Amagambo yabo, umusatsi wabo, ibitekerezo byabo ntibyigeze bigaragaraho umuriro, byigeze bigaragaraho kuruhumura nabi. Iyo uri mu ntambara ujya uhumura gute? Ayiwe, ujya uhumura gute? Mukumva abagore bafite abandi babanciye inyuma, akajya atuka umuntu akamufatira ku muhanda, umukristo ngo nahita nkwica. Umukristo akamufata mu mashati ngo uri mukunjyanira umugabo gute? Nambara zacu si ngiza abantu kuko zigira imbaraga. Ayiwe, mbega amagambo akomeye. Profe, sinzi ukuntu aho wigarurira, sinzi kuza kubigenza intama zawe niwe uzi kubifata. Ntabwo turi abantu bo guhura na bakeba bacu ngo tubafate mu mashati. Sorry, wenda sinzi uwo ntanga example, simbazi. Nzagukubita, uwo ni wamuramye. Nzakumena. Nzakuvuna. Umuramye ujya uvuga ngo Mana urera, nzakumena, nzagusekura. Mana tubabarire. Nura bintu turi guseka ntago ari byo guseka. Imana igibabara iyo igutereye mu itanura, igira ngo yereke abanyamahanga kuri umuntu muzima wakomeye, yarangiza ikabona ufasha abantu mu ijosi ngo nzagukubita. Igibabara igivuga ngo mwana icyo unkoreye. Yigeze kubwira Dawidi ngo kubera ko haye ugwaho abanzi kuntuka, ntabwo ndeka kuguhana, uriya mwana ntazabaho, kuko watanze inzira, watumye abafite uko bari kumvuga babonye umwanya wo kuvuga. Erega iyo tunaniwe tuba dutukisha Imana. Iyo ducogoye abantu benshi b'abanyamahanga ajya bavuga ati dore bamurokore. Kwa kundi ujya wiba amafaranga mu kazi mufatikanyije n'abapagani bajya baseka bakavuga ngo dore ya maraporo ujya utekinika. Ndebera bamurokore, kuko dukeneye basaduraka, dukeneye ba Danieli, dukeneye abagabo, dukeneye ba Miss bajya mu kazi ka Miss bakavuga Imana. Mumvugire ngo Imana, kajya ubavuga ngo Imana niyo yampaye ubwiza.
apana kujya gukorera ako kazi. Iki ni igihe cy'impinduka, cyabirahinduka. Abanyabwenge muzi ubwenge, mukoresha ubwenge. Yavuze ngo bahamagaye abakonikoni n'abanyabwenge, baravuga ngo ntabwo twapfa twenyine, hari ba Daniyeli barahari. Ntibahari se? Daniyeli avuga ngo muduhe umunsi umwe twinginga Imana yacu. Reka Daniyeli ndamukunda Mana, ntabwo twapfana n'abapagani, muduhe umunsi umwe ubabwira Imana ngo levargas koma. Daniyeli avuga ngo ndabibonye, ariko twahinduye mu by'ukuri. Ibi bintu byo kwirirwa tuvuza induru ntibyaba ari ibyo byagutya. Babwira umwami ngo Imana irabitweretse. Buriya turi abantu baremereye isi, turi abantu bagara muri situwasiyo zananiye isi yose tukazihagararamo kandi ntitugire umwotsi. Yego, hari abamama bafite ubuhamya, batanga ubuhamya gutya mugatangara. Umumama umwe yigeze kumbwira ngo umugabo yamubwiye ngo aramusura, ngo kandi arazana n'abashitsi. Sawa, agiye kumuzanira mukeba we n'abana babiri. Aramubwira ngo uyu niwe madamu wanjye wa kabiri, ngaba abana be ndashaka kumukunda. Arasohoka arantelefona ngo pasere wenda agira gute? Ndamubwira nikomera, bagaburira ubite. Uzi ikintu cyabaye? Bararara uwo munsi, ntibatashye, bararara. Umugabo bamusigira uburiri bwe, wa mugore ajya kurarana n'urya mukeba we. Mukeba we araramubwira ukuntu umugabo wajya amutesha umutwe, kandi ari kubwira nyir'umugabo. Wa mugore akajya mugatereka tumusengere. Nukuri buriya papa kanaka yaratewe. Muza makuru, uyu mugabo ubu yarakishijwe kubera imbuto z'uwo mugore. Wararana na mukeba wawe ukarara umugira inama. Rahira kutacomeka inzu bagasanga bahiriye mu nzu. Ariko mujya mugira ngo ubukristo ni ikintu cyoroshye. Yemisemo Yesu murutisha ibintu byose, andutira n'amasano n'amazu meza, ahumura cyane kurusha uburabyo bwose, nta buri kise mufite kwandangirije, uwanyimika nk'abo umwami w'ishanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragishe Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Akazubamo ujya ugakorera ute? Twakora gutya, twasanga benshi ari ubusambanyi bukicajemo gutya. Ducishijemo umurongo wasanga 100 ribaye mu kazi kubera ubusambanyi, ukajya uhembwa ubusambanyi. Nta kindi gusa uri kwirindiriza ni gehenomu. Nubwo wagura amamodoka ukajya wubukiriza ama-etaje 100, ariko amaherezo y'abakora ibyaha ni urupfu. Icyampa ijoro ry'impinduka hakagira ibintu bihinduka, Kristo agakuzwa, Kristo akazamurwa, Kristo akogezwa. Kandi birigi ivuga ngo ibyo bishize ngo bogeza Sadraka na Meshaki na Abedenego, barabogeza. Hari ijoro Imana igikogeza kubera gusa kugenda muri discipline y'umwuka. Hari igihe kijya kigera bakavuga ngo ni ukuri, tumenye ko uyu muntu agira Imana we, imbaga nyamwinshi gahinduka. Iyo abaruza abantu bakuri inyuma kubera wewe gusa ngo bazahinduke, wakagombye kwihangana. Ariko ngurapfa n'umugabo ngo ntakubwira imitungo, ugatabana bawe bakajya bararabarira amafaranga y'isi wayaretse, washaka ukabaho utarya ariko ugapfira abana bawe. Umugabo se ngo ntajya ambwira imitungo ngo nasigarana, ariko abana ariko uzi umwana urebwa n'undi mugore ngo yanze kumbwira imitungo. Ayiwe, Yesu yaje yigira umukene gutya, yigira
yigira umutindi. Sukuntu Yesu bamupfuraga bakavuga ngo bagapfura bakashira amahwa mu gahanga bagakubite Yesu gusa agaceceka. Yesu 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 umwana w'Imana nyiri ububasha, ariko akihangana akavuga usanga intego yanjye tu ndayigeraho. Ujya wumva intego yawe ari iyihe? Ujya wumva intego yawe ari iyihe mu by'ukuri? Ugira intego mu bwami yihe cyangwa nukugenda gusa twagiye? Ugira intego yihe? Wabo bose bapfuye bakizera. Bose bapfuye bakizera. Kwizera niko kwatumaga ba Mose banga kwitwa abana b'ibwami, bagaheba ibiryo by'ibwami, bagaheba intebe z'ibwami, ngo bagahitamo kurenganywa na bene wabo. Ngo kwizera niko kwatumaga bakezwa inkezo, tibihakana Imana bakayikomeraho. Haraho Petero yavuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye. Oya, ntibyashoboka ngo mere gutya muncurike. Nimumbambe nka Kristo, nimurikore. Singomba kubambwa nk'uko Kristo yabambwe, we muncurike. Ijoro rya birahinduka. Imitekerereze igomba guhinduka, imibereho yacu igahinduka. Muba abana b'Imana muhinduke rwose, mugira imitima misha. Ijoro rya birahinduka. Reka ndirangirizeho. Abaroma 12 nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abikigi, ahubwo muhinduke rwose. Ntimwishushanye n'abikigi tudahwanye, ahubwo duhinduke rwose. Umva ibyo tugomba guhindukamo, ngo tugize imitima misha, ngo kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka, arizo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Tugira imitima misha. Gira Imana ngo nkuremo uyu mutima ushaje, mbundi musha. Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'umuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Bwira mugenzi wawe ngo ndi urugingo rwawe. Iyo mihindukire igomba kuba, ukajya wumva ko mugenzi wawe umureba, umushinzwe. Abantu bari mu kwambara ubusa ngo ntibababwira, ngo ntawe ujya ubabwira. Ndi urugingo rwanyu, ntimugomba kwiyambika ubusa. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka ubabamo? Muyambike. Ntabwo Kristo akorera mu mutima ngo areke kugaragara. Mugomba kugaragaza imibiri ya Kristo nk'iy'agaciro. Mugomba guhinduka. Akasakabare y'isi boite, hari imyambaro y'abisi, hari imyambaro y'Abimana. Hari ingendo z'Abimana. Aha ntabwo ari muri boite. Aha si utubyiniro ngo nimuzajya musohoka mugere hanze musomane. No. Aha nahera. Muhinduke rwose, mugira imitima misha. Aha saho urugambo, saho gusebaniriza. No. Abantu bari mu kubesha, akabeshera abana abandi ngo aratwite, ngo mbihagazeho, nguriya n'umurozi ngo mbihagazeho. Aha saha ayo magambo. Muhinduke rwose, mugira imitima misha. Amen. Timwishushanye n'abikigihe. Abikigihe bafite ishusho yabo, bagira inzangano, barabesha, n'abasambanyi, n'abanyabinyoma, nibakazitereyemo, bagira ibice. Abana b'Imana ntibagomba kurangwa n'ibice. Turi abana b'Imana.
bamwe ngo naba, ngo abandi naba, ngo aba bavuye Kongo, ngo aba bavuye mu Rwanda, ngo aba nabaki aba no. Umva ibyo abana b'ubwami bahindutse bagomba kuba bameze. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Anezerewe, mujye mugira imbabazi munezerewe, ntimukajya ngo kubabarira ngo birakomeshaho. Iri ni ijambo ry'Imana ngo umuntu agira imbabazi anezerewe. Ujye ugira imbabazi unezerewe, ujye ubabarira unezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka, muhora ni byiza. Ndagukunda ugahobera umuntu ngo ndagukunda uri kumuvuma mu bitugu. Tito mama prophet ndagukunda, ariko Yesu azaza. Twanga ibibi, urunuka, dukunda ibyiza. Kubwo gukunda bene data, mukundane rwose, kubw'icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Nta muntu utakuruta, rega twese ni rusororo, ni iminsi 3 twese tukabura. Ushatse wakubaha mwene so. Njya mbwira abantu nk'ababana mu miryango ngo ntujye uvugisha nyoko bukwe, ngo ntujye usuhuza muri mukazi wawe. Uzi umunsi uzapfa nkubwira inama, niba bambere bazaza kugabana imyenda yawe. Bambere ntibajya bagera ngo mu cyumba cyawe, ngo ntibajya bagera iki, niba banamba wani bazajyana guhindura kafata iri Mana ishimwe ko apfuye, wari waratubereye ikibazo. Hujye umwete ntimubi byangwe, muhimbane mu mitima gukorera umwami wacu. Tuvuge ngo amen. Abahindutse bagira umwete, babivuze aho umuhuro usiga urusha imbaraga amateraniro, ngo twagiye mu muhuro. Ngo turi mu muhuro, ngo uyu munsi ngo hari umuhuro, amateraniro agasiba, ngo abantu bagiye kurya no kunywa, ukibagirwa ijambo rya rurema ngo uri mu muhuro. Imvura ni turi mu bihe by'imvura. Akavura nukugira gutya ngo rwose twihanganira ngo imvura mu kazi ujye witwaza imvura, nta mutaka ugira, kuki utaza n'umutaka mu materaniro. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanya abera uko bakenye, mushishikarire gucumbikira abashitsi. Abafite abakene mubiteho. Niba mu itorero ry'ubona hari umuntu ukenya, umwiteho, ushishikarire gucumbikira abashitsi. Niba hari abashitsi ujye utahana abashitsi, niko kwiza. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabe ntimubavume. Sibyo? Ababarenganya mubagirire gute? Mubasabire umugisha ngo ntimubavume. Hatagira uvuma umuntu uri kumurenganya mwoka byaramo. Iri ni ijambo ry'Imana. Bahindutse ijoro ryo guhinduka, bakurenganya ngo ubasabire umugisha, uvuge ngo Mana we, Mana niwe ubazi, niwe ubazi papa, niwe ubazi. Basabiye umugisha ngo ntubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Mugenzi wawe niba ari kurira, niba afite ishusho yirabuye, niwe kwishima, urirane nawe, ubabarane nawe. Niba yishimye, ugenda mu birori bye, ugenda wishimye, ugenda umeze neza, unezerewe. Hanyuma muhuze imitima, ntimukararikira ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Timukita abanyabwenge, ntimukitura umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka mugwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Bakundwa, ntimwihorane, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze, umugaburira, nagira inyota umuhicanwa, kuko nugira icyo uzaba umuruzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi cyiza. Amen. Iyi ni ishusho y'abahindutse, iyi ni ishusho y'abirahindutse.
iyi ni ishusho yawe irahindutse. Iyi ni ishusho y'abahindutse. Tureke kuzajya tunezerwa gusa mu marangamutima, ariko udafata aya magambo ngo uyigereho abanza kunanire. Buri Imana igiye kukwigisha gukunda, igikuzanira umuntu udakunditse wakubereye shitani, ikavuga ati go kunda Mana basi wanzani uriya nkunda, kunda uyu shitani umukunda. Areke Imana irakomeye. Imana nturebe tubamo ibi tubamo. Imana yigeze kunyigisha ikintu cyitwa kubabarira. Kubabarira kwari kwarananiye. Imana irambwira ngo nutababarira nari ngufitiye iri sezerano ntabwo rizasohora kubera ko wananiwe kubabarira. Ngira ngo ni imikino. Rya sezerano rirarangira ndireba gutya kandi ari umuntu wankoseye. Iyo ngeze ku ijambo ryo kubabarira njya numva ubwoba bujya bumfata, kandi ari we wankoshereje. Irambwira ngo kubera ko wanze kubabarira iki kintu sinzakiguha. Ninjye wahombye. Ariko ndashima Imana ko yanyigishije kubabarira. Umuntu iyo nkoreye ikintu njyambwira Imana ngo ntongera guhomba, njya niruka hava Imana ndamubabariye ntongera guhomba, kuko narahombye. Ndabibona kandi n'ikintu Imana yari yambwiye, nutakibabara iki kintu kizaba cyarabaye nyibona n'amaso. Ndi kwanga kubera umwanya nari kukibabwira kigaragara, ako kubera kutababarira umuntu agahomba. Bene data nshuti z'umusaraba, dufata umwanya munini utekereza ubaze ngo se Mana we nahindutse kuki? Ntibajya bantuka nanjye nkabasubiza, ntibambeshyera nanjye nkababeshyera. Sinkundana urukundo rw'uburyarya kubesha umuntu ngo ndamukunda ntamukunda. Usaba Imana iguhindurire. Nijoro rya birahinduka. Haleluya. Nijoro rya birahinduka. Mudakomeza gusa kuvuga ngo turahinduka, ngo wari umukene ngo agire imodoka. Ibyo ni iby'igihe gito, ibyo ni iby'akanya gato, n'abapagani barabigira. Imana igivushiriza imvura ababi n'abeza, ariko umwihariko wacu ukuba mu buzima buhindutse. Tuzabibona n'ukuri. Imana yareka intore yayisonza gute ijya ibigaburira ababi n'abeza, ariko umwihariko wacu nukubwira Imana ngo Mana we, Dawidi yaravuze ngo waza ukantata nsinziriye, ngo wasanga nta mugambi mubi nararanye. Iryo jambo iyo ndigezeho njya numva ubwoba. Nta mugambi mubi nararanye. Uza abantu ujya wanga gusuhuza ukabararana. Uza abantu ujya wanga gutelefona ngo sinzamutelefona ngo njye sinjya shaka buri utanshaka. Uza imigambi ujya urarana, imigambi mibi. Ariko Dawidi aravuga ngo waza ukantata nijoro nsinziriye, wasanga nta mugambi mubi nararanye. Reba amarandevu mufite. Bamwe bafite amarandevu yo kujya za Dubai, bakayamarana ukwezi barakatishije tike kujya mu Burayi. Afite tike y'indege. Umindure icyuma cyawe uhora, maze nanjye ikubiti imbere mishorigwe uko Imana ari rukundo utagirira, uko Imana ari rukundo utagirira, kandi umenya ibyo nibwira imigambi yanjye. Ibimamo binyanduza bikanyirira. Ibimamo
kuko nta wundi muntu mu minsi 30 uzagira icyo asabwa ukuye umwana ngo amenya ko bamaze kwanzura ngo atangira gukomeza gusenga nk'uko yasengaga 3 ku munsi ngo agafungura amadirishya yerekeye Yerusalemu akibuka Imana yiwabo akavuga ngo uracari Imana ivuga bikaba uracari Imana yiwacu nubwo uyu munsi turi abanyagano n'uyu munsi nubwo bikomeye Mana we uracari Imana ngo akerekera mu gitondo saa 6 nimugoroba 3 ku munsi. Bibiliya avuga ngo kugeza igihe bamufashe bamuta mu rwobo rw'intare. Bibiliya avuga ngo ageze mu rwobo rw'intare ngo umwami nawe abura mbese bamuzana ibiryo ntarye bamucurangira wapi ngo buke yari ajya aribandura ngo ajya kureba Daniel uko bimeze ngo asanga Daniel arimo ngo kuko Daniel amubwiye ngo nta mafuti nagaragayeho haba imbere y'Imana n'imbere yawe nta kibazo dufitanye Imana yandinze. Hanyuma Bibiliya avuga ngo ahita tegeka ngo yuko bafata abo bantu ngo n'abana babo n'abagore babo ngo babate mu rwobo rw'intare. Bibiliya ivuga ngo zarimo zibasamira hejuru zikajya zivunagura hejuru nta rusaku bagize bari abagabo. Ujye wicara usome birivuge ngo se Mana we ubuzima bw'aba bapapa ubu ngiye bantaye mu ntare byamera gutarera ko zitagusamira hejuru zikakumara. Nta jambo ry'Imana ugira nta masengesho ugira nta neza ugira zakumara zagukorera gasha. Ariko kubera uburyo zabaga zihawe abantu badasanzwe zajyaga zitinya zikavuga ati yo duhora turya ababo ntabwo ari abo kuribwa sabo kuribwa bahetse ibindi bintu tutazi babonaga n'abari intare z'inkazi zibarusha. Haleluya. Bagazabona intare zabona Dawidi zizabona Daniel zikabona noneho iwe n'umunyentare uteye ubwoba zikavuga ati noneho batuzanye intare ifite ubukana kuturusha zigatuza. Imana ikazifunga iminwa amegwa agashira. Imana ikavuga ngo abo saba kuribwa abo ntago ari abo kuribwa. None kuki abo ngabo zahise zibasamira hejuru byari bigenze gute? Erega urukingo rwacu nuko tugira Imana. Haleluya. Hari byinshi bidashobora kugukora kubera Imana. Byambwira abantu niba ubana n'ibintu abantu bahora ngo mu izina rya Yesu ngo kwa generalize ariko amapepo mujya mubona afite imbaraga mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu izina rya niki yaravuze ngo ntimukajya muri vugira ubusa gukomeza kuvuga ngo izina rya niki cyabaye niki erega urakomeye. Igivuga mu migani ngira ngo 28 ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare turi intare. Rero Imana ibahumugisha mwakira imbaraga z'impinduka ziva ku Mana. Ibyo dukora byose ndabizi ko tuzatsinda tuzaba abantu badasanzwe kubera kwiringira Imana kubera gusenga Imana kubera gutunga amagambo y'Imana. Tuzava mu bibazo turi bazima kandi batwogeze bavuge ngo Imana yawe niyo ikwiriye kuramya yonyine. Imana ya Isirayeli bahumugisha. Amen.